Yesu ashimwe bwoko bw'Imana, Yesu ashimwe bakunzi ba Jeanne Gentille, bakunzi bava mu byaha TV. Amazina ni yayandi, ni Ingabire Jeanne Gentille. Telefone ku bayinsabye ni 078 79 10 9 hanyuma cano yo niva mu byaha TV, kandi intego yayo niyo kwibutsa abantu ko nta mahoro y'abanyabyaha. Ni ukuvuga ngo rero nge nawe duharanire kureka ibyaha, wari ubirimo bivemo, wabiretse yirinde kubisubiramo, kugira ngo tubone amahoro ava ku Mana, kuko abanyabyaha bo nta mahoro bashobora kubona, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo nta mahoro y'abanyabyaha. Iryo jambo ry'Imana rero tujye turyubakiraho. Ntabwo bishoboka ko abanyabyaha n'abatizera banezeza Imana, kandi abatanejeje Imana nabo nta mahoro bagomba kugira. Kunezeza Imana nibyo bizana amahoro, naho bigaragara yuko tuba duhura n'ibibazo bitandukanye, ariko abiringira Imana nibo babona amahoro yo mu mutima. Niyo bari mu bibazo, niyo bari mu byago, ntibabyitaho, kubera ko baba bazi neza ko Imana izabibakiza. Ijambo ry'umunsi rero nk'uko nabasezeranije, uyu munsi tugiye kuganira ijambo ry'Imana riboneka mu Itangiriro 37 umurongo wa 12 kugeza 24. Reka tubanze dusenge Imana mu izina rya Yesu. Data wa twese uri mu ijuru, mu izina rya Yesu ndagushimiye, ndaguhimbaje, umukozi w'umuhanga nabonye nawe, uri umuremyi w'ijuru n'isi n'ibyuzuyemo byose, niwe wabiremye. Habwa icyubahiro kuko uri umuremyi wa byose, habwa icyubahiro kubw'urukundo dukunda, habwa icyubahiro kubw'imbabazi utugirira. Izina ryawe ntirishyirwe hejuru. Ngwino ubane natwe rero muri iri jambo, abaryumva bose ubahe kuryumva no kuryumvira, kandi iri jambo rigira aho ribakura naho ribashyitse, kuko uri Imana yacu. Urakoze rero, turagushimiye. Nimushibikira ijambo ryawe, Mwuka Wera agendagende muri twebwe, kandi agendagende kubumvira ijambo. Abamarayika batubera abarinzi n'abajyanama, mu izina rya Yesu. Aho Mwuka Wera twongora ibyo dukwiye gukora byiza, twirinde gukora ibihugu, dukora ibyiza iminsi yose, kugira ngo tukunezeze. Urakoze kudushyigikiye, irengagiza ibyaha byacu, twogesha amaraso ya Yesu. Ukomeze kubana natwe muri byose, mu izina rya Yesu. Amen. Reka dusome ijambo ry'Imana, turasanga mu Itangiriro ibice 37 umurongo wa 12 kugeza wa 24. Reka dusome mu izina rya Yesu. Bene se ba Yosefu bamugurisha. Umurongo wa 12. Bene se bajya kuragirira umukumbi wa se i Shekemu. Isirayeli abwira Yosefu ati, bene so ntibaragiriye umukumbi i Shekemu? Ngwino ngutume kuri bo. Aramusubiza ati, ntuma. Aramubwira ati, genda umenye yuko bene so ari amahoro, n'umukumbi yuko ari amahoro, maze ugaruke umbwire. Nuko aramutuma, ava mu gikombe cy'i Heburoni agera i Shekemu. Umugabo amubona azerera mu gasozi. Uwo mugabo aramubaza ati, urashaka iki? Aramusubiza ati, ndashaka bene data, ndakwinginze mbwira aho baragiriye. Uwo mugabo aramusubiza ati, baragiye, kuko numvise bavuga bati, tujye i Dotani. Yosefu akurikira bene se abasanga i Dotani. Bamwitegera akiri kure, bamugira inama yo kumwica atarabigira hafi. Baravugana bati, dore Karosi araje, nuko nimuze tumwice, tumujugunye mu rwobo rumwe muri izi zacukuriwe kubika amazi. Tuzavuge tuti, inyamaswa y'inkazi yaramuriye, tuzamenya inzozi ze uko zizaba. Rubeni arabyumva, arabamukiza, arababwira ati, twe kumuhwanya, kandi ati, mwe kuvusha amaraso, ahubwo mumujugunye muri uru rwobo ruri mu butayu, ariko amaboko yanyu ye kumubaho. Kwari ukugira ngo amubakize, amusubize se.
yosefu ageze kuri bene se bamwambura ya kanzu ndende, baramufata bamujugunya muri rwa rwobo, kandi rwarimo ubusa, nta mazi yari arurimo. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Twumvishe ijambo ry'Imana ritubwira ibya yosefu na bene se. yosefu yakundaga kurota inzozi akazirotorera bene se n'ababyeyi be. Nyina yari yarapfuye. Twibukiranye ko yosefu yavukaga kuri rasheli. rasheli rero y'ababyaye ari babiri, abyara yosefu na benyamini, arapfa, abasigana na bene se bavukaga ku bandi bagore ba se. Dore yuko papa wa yosefu yari afite abana bakomoka ku bagore benshi, bahereye kuri Leya umugore mukuru n'inshoreke ze ebyiri, na rasheli umugore muto n'inshoreke ze. Abo bana bose rero bari bene Yakobo, ariko yosefu na benyamini bavukaga kuri rasheli. Nyina yari yarapfuye, ariko iyo yarotaga inzozi yazirotoreraga papa we na bene se n'abo bagore ba se bumva, ariko bakagenda bababara, ntabimenye ko biri kubababaza, ntamenye ko bari kumugirira umutima mubi n'ishyari. We uko arose akabibabwira, kuko zari inzozi nziza zigaragaza ko azaba umutware, azaba umuyobozi, azaba umuntu ukomeye. Bene se rero bakibaza ukuntu azabakomerana, harimo n'abakuru kuri we, bakumva bidashoboka. Niyo mpamvu bamwangaga mu ibanga, ariko se akamukunda cyane, yari yaramuguriye n'ikanzu. Bene se barababara cyane, babona urukundo akunzwe, batekereza ku nzozi agenda arota, barushaho kumwanga. Ijambo ry'umunsi rero riratubwiye ngo twirinde abo tugirira neza, bose siko bazatwitura iyo neza tubagirira. Ujye wirinda, witwararike. Nubwo ugiriye abantu neza, ariko witwararike, kubera ko kubagirira neza ntibisobanuye ko bo bazahita bagukunda. yosefu yagiriye bene se neza, ubwo papa we yaramubwiye ati haguruka ujye kureba bene se umenye nimba bari amahoro, n'umukumbi uri amahoro. We yarahagurutse n'umutima mwiza ajya gusura bene se n'umukumbi, ariko bo ntabwo bamwituye iyo neza yari abagiriye yo kujya kubasura no kubagemurira. Hanze aha hari abantu babi b'abanyeshyari batwifuriza ibibi. Abo rero niyo wabagirira ibyiza byinshi ntibabura kukurwanya. Ntibanyurwa, barakurwanya kuko baba babona n'ubundi ishyari ryabo ridatuma udatera imbere. Bakugira ishyari bakakwanga bakakurwanya, ariko ukarushaho kubaterana imbere. N'iyo ubagiriye neza ariko wowe Imana ikakugirira neza ikubye kenshi. Twumvishe ijambo ry'Imana rivuga ngo ubiba nyinshi azasarura nyinshi, ubiba nke azasarura nkeya. Iryo jambo ry'Imana nababwiye rigaragaje yuko iyo ugiriye abantu neza, Imana irahindukira wowe ikakugirira neza byikubye kenshi. Muri bamwe wagiriye neza rero hakabonekamo abanyeshyari bavuga bati cya runaka cyarakize, cya runaka kirimo kirazamuka. Ibyo wabahaye bamwe ntibagirwe nabyo, bakumva ko bakabaye mugabana kabiri cyangwa banagusumbya. Hari abantu bagira umutima mubi, niyo wabagirira neza batanyurwa, bakarota ari uko bagukuyeho. Bene se ba yosefu rero bagambirira kumwica nubwo batabigezeho. Izi nkuru za yosefu zirakomeje, ni ndende, kandi nabasezeranije kutazajya mbatinza mu ijambo ry'umunsi kugira ngo mutazarirambirwa. Inkuru za yosefu ni ndende, uko bamujugunye muri urwo rwobo, uko bamwe nyine bamukuyemo bakamugurisha, uko yageze aho n'ubundi inzozi ze zigasura nubwo bazirwanyije. Baramurwanya bati tumujugunye, tumwice, tukore ibi, turebe inzozi ze uko bizagenda. Ariko inzozi za yosefu zarasohoye. Ubwo bamugurishaga ageze muri Egiputa, aritwararika akomeza kwirinda ibyaha. Ubwo umugore wa Potifari shebuja yarashatse kumusambanya, arabyanga, arafungwa. Ariko muri icyo gifungo uko byari bibaye ikigerageza atari igihano, yagiriwe umugisha n'Imana wo kuzafungurwa, ajya mu bisubizo, ajya mu masezerano ye nk'uko Imana yari yaramusezeranije mu nzozi. Aragenda buwa kabiri ku mwami muri Egiputa, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Imana ishimwe rero kubwira ijambo ry'umunsi nirikubwira ngo irinde mu bugirira neza, utibwira yuko bazakwitura ineza, ugenda ubagirira. Kugira neza bikomeze, ariko ntiwitege yuko ineza ubagirira bazayikwitura. Utegereze ko ineza ubagirira uzayiturwa n'Imana, ariko abantu bo ntubategereze ngo bazakwitura.
Nugira umugisha bakakwitura uzaba ugize umugisha, ariko ntubishyire muri purani ngo ubishyire mu bitekerezo byawe ngo abo nagiriye neza bazayinyitura, ahubwo wowe tegereza ko uziturwa n'Imana, kubera ko ubiba nyinshi azasarura nyinshi, ubiba nke azasarura nkeya. Girira abantu bose neza, cyane cyane abo mu nzu y'Imana nk'uko twabibonye, ariko ntutegereze ko abo wagiriye neza bazayikwitura. Aho usengera barahari abanyeshyari, aho wirirwa barahari, muri famiye yawe barahari, aho ukorera ku kazi barahari. Niyo wabagirira neza, ishyari ntabwo ryapfa kubashiramo. Niyo mpamvu ukwiye kugirira abantu neza utiteze ko bazabikwishyura, ugategereza Imana yonyine. Murakoze rero kubwira ijambo ry'umunsi ritubwiye ku nkuru za Yosefu na bene se, uko yabagiriraga neza ariko bakamwitura inabi, ariko bikaba bitarabujije Imana kumugirira neza no kumushyitsa mu masezerano y'ibyiza yari yaramusezeranije. Murakoze, reka dusenge Imana. Muharanire kutagirira abantu ishyari, muharanire kutagirira abantu ibibi, kuko ishyari ryanyu n'ibibi byanyu bitazatuma Imana itabagirira neza. Kandi nawe niba abantu bakugiriye ishyari bakakwanga ukabibona, ntibikubuze gukomeza kubagirira neza, kuko Imana yo izakomeza kugukubira inshuro nyinshi ku byo wakoze. Murakoze, ndabashimiye kandi Imana ibahe umugisha. Reka dusenge Imana kubwira ijambo. Ndagushimiye Data wa twese, umuremyi w'ijuru n'isi, kubwira ijambo ryawe. Bikuryagure mu mitima y'abaryumvise, kandi ukomeza kugirira neza abagira neza, kubakubira inshuro nyinshi, nubwo ibibahiga n'ibarwanya ari byinshi, ariko ukomeze kubashyigikira kugira ngo abagira neza barusheho kwiyongera, barebeye ku mirimo myiza ukorera abakoze neza. Abakoze neza nibasarura ibyiza, bizatuma abakora neza biyongera. Urakoze Mana, ndagushimiye kuri mwiza, uri mwiza wagutegereje bose. Tegeka kandi uganze byose bikumvire mu izina rya Yesu Kristo. Amen.